mukomere cyane ndabaramukije mukunzi wanyu mako ndagira ngo nsubukure nubundi nkomeze iryo bagora ndababwira ko mfite ibitabo n'ibitabo hari abantu bandika ndababwiza ukuri ko hari abantu bandika simbizi rero umunsi bazaba banditse uko byagenze bari guca za manza ntimuzambaze mwihangane abambaza ngo uwo muntu ninde yabaye nta shyaka bamo nta mugambwe abamo nta politike abamo ntaki reka we n'indorerezi gusa arareba ntabwo ari umwe rero ni benshi ngo mujya mwumva ibitekerezo bitandukanye ariko ibyo uyu munsi nibyo ngiye kubabwira mwihangane kuba ikiganiro ejo cyaracitse ntabwo ari ejo mu masaha yashize niko gahunda ibipanze ntabwo nkunda ibiganiro birengeje iminota 30 ubwo rero igeze nuko bitabyikupa ngaho dukomeze ngo ibyaha bindi byakozwe kuki muzana ubwiko n'ubwiro mu bintu bikomeye ibyo byaha ko byakozwemo ubushakashatsi bwimbitse kandi byakozwe ku manywa bigakorwa ku miryango yanyu kandi dufite n'ubuhamya bw'ababikoze ni gute mu biburira inyito mu kibazo yibaza iyi nyifato mu Rwanda ihanwa n'amategeko no gupfobya jenoside ibyaha mwaburiye izina byakorewe abanyarwanda b'abahutu by'umwihariko ni ibyaha by'intambara ibyaha byibasiye inyoko muntu ibyaha bya jenoside kandi Rugomboka yavuze ko bitarebwa na amnesty ikindi FPR ivuga yishimye cyane nuko kimwe muri ibyo byaha kidasaza imbabazi ntambamira buryozwe no gupfobya icyaha gikomeye nka jenoside no kugisajisha kandi ntibikurikije amategeko ni no kubogama gukabije muri context y'u Rwanda uvuga ngo uratabara igihugu ni intege nke zikabije kwiheba no kutareba kure niba inyandiko ari iyanyu mukuraho ko abahutu batibona mu kwibuka abatutsi kwiyumva bifite ubusobanuro ki ndumva ari ugupfobya ninde wakwibagirwa uwe wishwe cyangwa umuturanyi cyangwa inshuti ntibibaho muzadusobanurire neza iyo nshinga se centure kandi musobanure mu buryo bwagutse uko abahutu bazibuka ababo uwabishe nicyo yabiciye aho imibiri iherereye periode bishwemo itandukanwe n'iminsi 100 icyumweru cy'icyunamo cyabo mushyireho na AEG Farge Avega model Ingabire nabo bari kumwe mushyiremo inkiko wa mugane mubone mutange amnesty kandi bigarukiraho nkuko byagenze South Africa ahakomeye cyane ni ku byaha bimunga ubukungu bavandimwe mureke kwishyira mu ngorane muzashimirwa ibyo mwagerageje ariko stop hababye ingwe nk'inkota iricyayo amugi yombi nka yayindi ya marayika watumaga indogobe itagenda cyangwa yayindi ya marayika warindaga Edeni ngo itarimburwa ngo Adamu adasubira kurya kuri cya giti hashize igihe itegeko ryaratanzwe ngo FPR yisenye cyangwa ibihatirwe kandi muri iryo tegeko harimo clause itangaza ibyago kuzayiririra cyangwa uzagerageza kuyitabara yampaye nkawe abanyarwanda ntibakeneye koroherezwa umutwaro w'ubutegetsi bubi bwa FPR bakeneye kubwamururwaho mwinjire mu ntambara yo kwamurura FPR ku banyarwanda muzi neza ko bitakorwa n'inshuti zayo nabo yakungahaje bivugwa ko icyo FPR yakoze ikigera mu gihugu no gukusanya ibitabo by'amateka no kubitwika bariya bose bari kwishora muri izo politike z'amafuti bari gukusanywa ngo batwikwe politically gutwika ibitabo by'amateka no gusibanganya ibimenyetso by'icyo mushakira imbabazi ntambamira buryozwe
kwinjira muri iyo mitekerereze y'ineza ya bose yarusha de yo gutambamira ubutabera no nugutwika ibitabo by'amateka nugusiba ibimenyetso kandi bihanwa n'amategeko bikozwe n'ubifitiye ububasha muri gutubya ibimenyetso cyangwa kubitsemba muri guha imbaraga utsikamiye abanyarwanda muri gusenya imfatiro z'ejo hazaza h'u Rwanda mwiterwa ubwoba n'ababihuza n'amoko jenoside no guhunga kwa bamwe ntumvise ko ngo mwishoye muri politike zo gukonyorana akazanzovu ziribata ibyatsi bizaheriyo mu makarito Ingabire we ntiyabishobora kandi ntiyanabikinisha arabizi i Kigali nta mikino ihaba mugira amahoro yampaye inka we yampaye inka ko bitoroshye reka nze munyihanganire nze twakomeze ikiganiro amaraso arasama ese koko abanyarwanda bumvise neza ijambo rya Kabarebe ubushakashatsi bwa radiyo urumuri koko rero kera ngisoma ibinyamakuru byo kuri murandasi umuntu yarambwiye ati ujya wita no kuri commentaire narinze mbivamo ntaramenya aho bashakira izo comment aho nimukiye kuri YouTube nabwo sinahise menya ibyo kureba izo comments ubu narabimenye kandi mpora mbikora naho inkuru nakunze yaba imaze igihe ngo ndebe imyumvire y'abanyarwanda naho kwihanganirana kwabo bigeze yewe n'ikiganiro cyahize kera hari ubwo biba ngombwa gusubizayo ijisho ku ijambo rya Kabarebe hari uwagize ati ntabwo twese ritureba mwaryumvise nabi ese koko twaryumvise neza umusaza Mpyisi ati u Rwanda rwongeye kugira ibyago abatutsi twahungira he oya mbwira nundi wese washaka guhunga yahungira he Mpyisi ntavuga ko hari ibyago abona icyo abona ni ukubura ubuhungiro kubigeze kububona n'abandi ku mpamvu atasobanuye neza kubura ubuhungiro ku batutsi n'abandi atavuze Kabarebe we ntasobanura neza abahunga baribo ariko atanga impamvu batabona aho bahungira gusa abamuzi bashobora gukeka bavuga n'impamvu ari bavuga ari nayo mpamvu ntibajije niba twaramwumvise neza akaba wundi watanze comment Kabarebe asanzwe azwiho amacakubiri Kabarebe yemeje ko abantu bavuga mu Rwanda baje kubafasha urugamba ari abantu badahinduka bafite ibitekerezo bikocamye kandi bari gutegura uburyo bushya bwo gukora jenoside muri iyi mvugo dufatanye kumva abo Kabarebe avuga n'impamvu bahunga icyo ahunga ese Kabarebe ubutumwa yashakaga kuduha nubwo guhunga cyangwa guhama mu gihugu igisubizo ni oya ubutumwa yashakaga gutanga n'ubusanzwe ku bantu ba FPR ubutumwa bw'intera hamwe ndavuga zimwe zadukanye amagambo nka inzoka ibyitso abagome n'abagambanyi nkavuga zimwe zadukanye amagambo ibipinga bizimana na se abana babi n'abana beza abantu b'ibitekerezo byiza n'ibitekerezo bikocamye ubwoko bwica n'ubwoko bwicwa inka n'imbwa igihugu cy'amashitani n'abamarayika abantu b'ingenga bitekerezo yo kwishyiga no mu mashereka n'abarezwe neza izo ntera hamwe zombi nizo mvuga yampaye nawe urapfobeje kubw'ibi rero nkaba nemeza ko ibyo Kabarebe yavugaga atari uguhunga cyangwa guturana ahubwo yarimo kubiba urwango n'amacakubiri mu banyarwanda nk'uko bisanzwe kandi bimenyerewe muri politike kirimbuzi ya FPR yampaye nkawe ndatanga ingero 3 muri space yarimo Maria n'umunyamakuru wa Rwanda Television Maria yunganiye Mpyisi agaragaza ibyago u Rwanda rufite cyangwa menace rufite threat
Mariya yunganira kandi avugira Kabarebe ibyo ashaka kuduhisha nk'ibicucu. Mari arabona ibibwana bibwejagurira kure y'iwabo byabuze inzira cyangwa uburyo bwo gutaha iwabo. Urugero yatanze ni Thomas Nahimana. Mariya arabizi ko Nahimana nabo bari kumwe ari abantu kubita imbwa bigize umugambi wa jenoside, kandi umugabo ntanze ni Tom Ndahiro wiswe inzobere mu bya jenoside. Igihamya ibyo mvuze ndavuga Josephier les hommes mu mvugo ya Karasira. Abitwa ibibwana by'ubu bikomoka ku mbwa zo mu myaka 400 niko Mariya yavuze. Hari aho abita abagaragu n'abateruzi b'ibibindi, donc abantu simbwa. Igikomeye cyavuzwe na Mariya akunganira nabo bari kumwe niki. Ishyano ryaraguye mu mvugo ya Mpyisi abamwumvise mu nyigisho ze zo mu nsengero nyuma ya 94 barumva icyo mvuga. Ishyano ryaraguye bya bihe none, kandi hari probability yuko ibyago byagaruka mu Rwanda, abatutsi n'abandi bakabura aho bahungira. Yampaye mu mvugo ya Mariya, ishyano ryaraguye ababirigi bahimbwa ubutegetsi bahindura imbwa abantu. Uwamwunganiye ati mwabambuye ubutegetsi kandi ntimuzabusubirana, kandi turabiteguye mwangegera mwe. Twe ni bande? Ni inka zambuye ubutegetsi imbwa zagizwe abantu n'ababirigi. Ndumva bisobanutse neza. Mariya iyo abona Nahimana nabo bari kumwe mu by'ukuri ntabona utubwana tubwejagura, abona abahutu bari kwitegura kwambura abatutsi ubutegetsi. Nuko abibona tureke uburyarya. Uko ni ukuri. Uko niko indatwa zabonaga ibintu mu bihe bya kera, kandi niko zibibona n'ubu. Ntizibona kandi ntizishaka impinduka. Zibona ubwoko kwambura ubundi ubutegetsi. Bizagenda bite rero? Mariya ati muzaze mwangegera mwe, turabiteguye. Mwabonye abarwanyi baririmbye mu Kinyarwanda hakurya muri Kongo. Hari space yumvikanye ivuga ibyabo. Yamenye ubwoko bwabo n'ikibagenza bati nk'ubwoko bw'abatutsi turabiteguye. Izi space zose ibyo zirimo bigize icyaha cy'imvugo z'urwango no guhembera urwango hagati ya Gahutu na Gatutsi, kandi kuba ntawe urabikurikiranwaho bihamya neza ko leta ya FPR bishyigikiye nk'uko bisanzwe. Kuba leta yashyigikira imvugo z'urwango no guhembera amacakubiri ntabwo byakwemerwa ko Kabarebe ari kuvuga ibyo guhunga cyangwa kubana mu gihugu. Impamvu ituma nemeza ibi ni ebyiri. Icyambere nuko FPR ibona kandi hora ivuga ko impunzi z'abanyarwanda bari hanze zose ikivunga, kandi Kabarebe ari mu bambere bafite iyo myumvire ikocamye, imyumvire idahinduka, imyumvire ya jenoside. FPR ibona abo banyarwanda abahutu nk'interahamwe zasize zikoze jenoside, ziyikomereza hanze, kandi zihora zishyugumbwa kugaruka kuyisoreza mu Rwanda. Ibi bigashimangira n'impamvu y'intambara za hato na hato muri Kongo. Ubusobanuro butangwa murabuza. Icya kabiri nuko Kabarebe yemeje ko hari abantu badahinduka, bafite ibitekerezo bikocamye kandi bafite ingengabitekerezo ya jenoside bari kuvugurura neza. Twoye kuba indyarya tubaze Gihana na Kabarebe. Kabarebe arabisobanura neza ati nabavuga u Rwanda baje kudufasha urugamba, nabavaga i Rwanda baje kudufasha urugamba. Wareze Gihana arabisobanura neza n'abasigaye i Rwanda batahunganye nabo ni abahutu bagombaga cyangwa bagomba kwicishwa ya nkota. Kabarebe navuge atomoye ntaturusha Ikinyarwanda, cyane ko amateka yatazwe mu Rwanda.
Ruti wibaza icyo bahunga nawe arakizi kuko amaze igihe agaragaza ubufana n'ubuhezanguni. Kabarebe ari kubona ibibwana byakamejeje biri gushakisha inzira itaha. Kabarebe ari kubona abana babi bamwe yavugaga ko batamara isaha ku butaka bw'u Rwanda, ari kubona bamuhagaze hejuru bamusaba gusubiramo amagambo ye akocamye kandi ahembera urwango. Kubabona utubwana tuyobagurika ntadufashe arahanwa n'itegeko ritarengera inyamaswa, kandi ari kwihombya no guhombya abanyarwanda, cyane cyane ko utwo tubwana twazakura tukamufasha kurinda ibyagezweho nako imitungo ye, cyangwa tugakura tugatanga inyama, dore ko ngo zisigaye ziryohera abanyarwanda. Ariko mana we akabigasikwa nk'akeza n'ukuri kw'Imana. Kabarebe arabona impunzi ziganjemo abahutu zitaha, akabona jenoside aho kubona gutaha nk'uko nawe yatashye. Ibi bishobora kwitwa icyaha cya apartheid, ivanguramoko, insubiracyaha kuri Kabarebe na bagenzi be. Bishobora kandi kuba icyaha cyo kuyobya nkana urukiko rwa rubanda, kubeshya urukiko, kubeshyera abahutu nk'ubwoko ugendereye kubatubya cyangwa kubamara, kandi bikagira bigize icyaha cya jenoside. Ubufatanyacyaha mu gushyira abantu mu buzima bubi ngo batube cyangwa bashire. Ubufatanyacyaha mu kudatabara abari mu kaga. Wa mugani rero Kabarebe araturangira ngo dufatire ibintu hejuru, we yikomereze imipangu ye. Kabarebe ntiyahindutse, ntabwo abona impinduka cyangwa kubana, arabona ibyo abo muri mizompuwe babonaga, arabona ibyo FPR yabonaga yikura mu masezerano yarusha, arabona ibyo Marie abona. Ni nayo mpamvu atabyita gutaha ku mpunzi uko zibyifuza nako utubwana. Niyo mpamvu atabyita impinduka y'ubutegetsi, abyita itegurwa rya jenoside mu isura nshya, kwamburwa ubutegetsi kwabigize ubwoko bikozwe n'abo yita ubwoko, cyangwa Maria yita ibibwana. Nuko bimeze, ntitwibeshye. Kugeza aha ndumva abo Kabarebe avuga baribwaribwa no guhunga si abanyarwanda bose, nabo we na bagenzi be abona ko bageramiwe. Icya kabiri, ntabwo Kabarebe avuga ko ntaho twahungira, kuko si kenshi umuntu ahitamo guhunga naho ahungira. Arabihatirwa akaba yakwishora no mu ruzi cyangwa mu isenga y'impyisi. Abahutu n'abatutsi ibyo bintu murabizi neza, mugabanye uburyarya n'ubucucu. Kwihambira mu Rwanda nk'itegeko nabyo ndabikemanga. Abagomba kubana ni bande? Babuzwa n'iki kubana? Muri iyi myaka 30 FPR imaze ku butegetsi, yabujijwe n'iki kubabanisha? Kabarebe ntari kuvuga kudahunga cyangwa kubana, ari kuvuga icyo Maria yavugaga. Turabiteguye mwabibwana mwe. Ari kuvuga ibyo yabwiraga abana ba Erije guhangana na Babizimana. Ari kuvuga ibyavuzwe kera, ibirenze kunyunguta ya Museveni cyangwa kudaha bya Kagame. Ari kuvuga gusoza ibyo batashoboye gukorera impunzi, zikabacika zigahunga nk'uko Kagame yabyemeje. Kabarebe ari guteguza gukubura nk'uko byavuzwe na Pascal Moise. Abashaka minisitiri mwumve ibyo barimo. Muzakora ubushakashatsi ku butegetsi bw'u Rwanda kugeza no kubo hasi imiryango yabo iba hanze.
niba ushinzwe iperereza nka Nyakarundi umuryango we usaba ubuhungiro, niba ushinzwe iperereza nka Nyakarundi umuryango usaba ubuhungiro, Kabarebe abuza abantu guhungira iki? Agambiriye iki? Nagize amahirwe yo gukurikirana impamvu abatutsi begereye imipaka batahunze, kandi hari icyo nagezeho. Nasabye abantu kumbwira ikintu FPR yaganirije abatutsi bari mu Rwanda, ariko nta wansubije. Reka mbasangize ibyo nagezeho. Nahuye n'umusore twiganye ahunze Bugesera ajya iwabo Gikongoro, ambwira ko hari abantu baboheye ubutanda babwicaraho babasunikira muri uzi ngo bajye i Burundi. Naganiye n'umwe muri abo nsanga koko byarabaye. Naganiriye n'abantu barenga 10 babaga mu bice by'amayaga, batagiye mu byo gushorera inka cyangwa guhungira ku misozi, ahubwo bahise bigira i Burundi, ubu bariho yampaye inka. Naganiriye na bamwe bavuye mu ishuri ryitwa Marie Merci Ikibeho bahungira i Burundi, kandi bariho. Naganiye n'umusaza wavuye ku Kiliziya Gatolika ya Kibeho, ubwicanyi bwatangiye ajya i Burundi ararokoka. Na Kizito Mihigo yavuye mu Mirambo muri Kiliziya ya Runyinya ahungira i Burundi. Runyinya yari komine ya Butare ihana imbibi na Mubuga irimo Kibeho. Runyinya kwa Depite Rutahintare wishwe na FPR, iwabo wa Mutangana Volta Super kwa Mwarimu Butera. Iyo Kizito yihamira i Burundi cyangwa mu Bubirigi, ubu abariho kandi yaranabyaye ngo acungure umuryango. Kizito yishwe n'ubutegetsi bwa Kabarebe ubuza abanyarwanda guhunga. Yaba Muze Mpyisi yaba Kabarebe barabizi neza ko abanyarwanda ubu bajya i Burundi, Tanzania, Kenya na Uganda. Uganda ho ni iwabo kuko Muhozi yavuze ko basangiye ubwoko bagasangira intambara. Ubanza ahubwo Kenya yo yakuyeho na visa. Maze rero inama ya FPR yateranye ikadoda igitambaro cyitwa ntaho abatutsi n'abandi twahungira, igitambaro cyatwihambire i Rwanda. Ndababwira ko icyo gitambaro kijimye kizabaroha mu rwobo mutazikuramo. Icyo gitambaro kirimo suma l'abanyarwanda suma l'abanyarwanda, nimureba nabi suma l'abanyarwanda ngira ngo nabi kizabaheza umwuka. Mu bihe byashize FPR yohereje intore kujagajaga isi bahiga abanyarwanda, none biranze aho gukurikiranwa kuri ibyo byaha bamwe ngo Amnesty, naho Kabarebe ngo ntaho guhungira tuzabana bubi na bwiza. Tuzarubanamo ni imvugo isanzwe kuva muri 1994, imvugo yo guhishira ibitekerezo bibi bya bamwe, ibitekerezo byo kudashaka kubana n'abandi, ibitekerezo bimaze imyaka irenga 60. Kabarebe azatubwire abanze kubana n'abandi avuga. Abo nta bandi uretse abajya no guhiga ababahunze ngo babagirire nabi cyangwa babangirize. Yampaye inka. Icyo nabwira abanyarwanda abari gutegurwa nk'ubwoko ngo bwiteguye guhangana n'ubundi ngo muzabona Amnesty, mushobora gutungurwa mwisanzaho mudatekereza. Ayo mata murata ngo mwanyoye imyaka 30 akabashiramo, n'ibyo bigango bigasimburwa no konda. Ababuzwa guhunga ngo hangana, ndababwira ngo igihe uzibona mu kaga gakomeye kandi hari uburyo wahunga, uzahunge ntimukishinge izo ndyarya z'ababeshyi babashukanyi byagizwe umwuga na politike iyoboye igihugu. Mu nyandiko zivuga ku bwicanyi bwakorewe abatutsi mu mujyi wa Butare harimo ubuhamya bugaragaza ko icyatumye abo batutsi badahunga harimo amakuru bari barahawe n'inkotanyi ko bazabona ubutabazi bwihuse
buvuye i Burundi no mu ngabo z'u Burundi. Ariko abari babizi neza nk'uwitwa Nzarubara yarahunze, inkuru ye iri kuri YouTube. Aha niho mpera nemeza ko FPR yaganirije abatutsi bari mu Rwanda ibashyiramo ibitekerezo bibi ko banzwe n'abahutu, ko babakandamije kandi ko izabatabara nibikomera. Kubiba amacakubiri n'urwango rushingiye ku moko nizo nyigisho za FPR kuva mbere gato y'umwaka wa 1990 kugeza none. Niko nabyemeje. Ubuhamya bwa Gihana Kennedy bugaragaza ko bababwiraga gutyo babashuka. Hari n'andi makuru yo muri iki cyumweru yemeza ko umuryango wa Ruzibiza Veniste Joshua Abdul wishwe n'interahamwe ukicwa n'ingabo z'abatutsi bavuye i Burundi. Ubufasha bwahawe umuryango wa Ruzibiza nubwo bwahawe abatutsi ba Butare n'ahandi, kandi ubwo nibwo Kabarebe asezeranya abanyarwanda nk'igikorwa cy'insubiracyaha. Mwoye gutegera amatwi. Kabarebe ni umubeshyi, agira amatiku n'amacakubiri nk'uko Marara yamuvuze. Mwumvire umutimanama wanyu, nibiba ngombwa muhunge. Ibyo kubana tubimurushaho ubumenyi, kandi igihe siseme yubatse izasenyuka tuzamwereka ko bishoboka kandi bidaciye muri amunisti iri kuririmbwa na bamwe. Ntibikongere ukundi, never again. Tujye ku bushakashatsi bwa Radio Urumuri bwakozwe ku bantu 728. Yampaye ubushakashatsi bugira buti 80% bavuze ko Kabarebe yabahahamuye. Ntitwari tuzi ko ibintu ari aha bigeze kandi ko hari umupango wo guhunga. Koko rero twakomeje kwibaza impamvu yo guhunga. Abahunga ni bande? Barahunga iki? Barahunga bande? Hejuru nagerageje kubisobanura namwe mwongereho ibyanyu. Turi mu mpaka zo kumva ibyiri jambo ryo mu mvugo ya gifura cyangwa y'ibigoryi, mu mvugo ya Muzehe Mpyisi cyangwa imvugo ikorewe ubugororangingo, new language. Imvugo itari iya Mugesera mu mvugo ya Kabarebe. Imvugo ya Kabarebe ishobora kugira icyaha bikozwe n'ubifitiye ububasha, icyaha cyo gukwirakwiza impuha no kubangamira ituze rya rubanda, icyaha cyo kubeshya ubigambiriye, icyaha cyo kwihesha icyundi wifashishije ubucabiranya no gukangisha, icyaha cyo kwibasira abantu nk'itsinda cyangwa ubwoko bijyana kubatsemba cyangwa kubatubya. Aha ndabwira bamwe bataramenya niba ibikorwa bibi bya FPR bigize icyaha cyangwa niba ari amakosa yo mu kazi. Icya kabiri, ndabwira abaganiriye na FPR bakaganira n'abakomeye bakaba bari mu ntambara yo kuburizamo ikurikiranwa n'iryozwa ry'ibyaha byakozwe kandi bigikorwa na FPR. Bavandimwe rero, mushobora kunyihanganira kuri ubu butumwa jewe mbabwiza ukuri, nubwo byaba ari ibitabo bingahe nabisoma ariko nkabisomera abanyarwanda. Ibi n'ibitekerezo nibanzeho kandi nkunda muri iki gihe, kubera ko twakomeje kurebera, twakomeje kujya twumva ibintu tukamira bunguri, twakomeje kujya twizera ibintu bidafite 12, umuntu akatubwira tukayoboka tukemera, ariko udashobora kumubaza ikibazo, udashobora kuvuga ati aha ntabwo mbyumva, ibiko bidasobanutse wavuga uko ngo iki ngiki cyarananiranye, iki kihora na kaguma, iki ngiki ni ntagondwa. No, ntabwo ariko abanyarwanda tugomba kubaho. Ndumva rero nabashimira ku ibyo bitekerezo byanyu byiza, mukomeza kohereza, mukomeze mwohereza iryo bagona. Hanyuma abafite iryo bagona mudafite nimero iherwa na 1025 mujye mwohereza iryo bagona kuri 4306. Nizo telefone binyorohera kugira ngo nsome ubutumwa bw'ibyo bagona. Hanyuma ubutumwa busanzwe nimero ni 9172. Ibyo byanyorohera. Murakoze mugira amahoro, Imana y'umukunzi wanyu mako tuzongera. Bye.